meze gute ngamba ufite bungana amafaranga ufite ya amafaranga ushobora gusanga narengeje state minister amafaranga turira I was kidding urumva personage nyinshi ziguha ibintu nyine byanditse bya wa muntu nyine wa mukatu tugomba kwinjiramo yego kenshi abatari ko biri gukina nk'umugabo utanga kado hari n'umukobwa ari mwe byiza ko interview arabanga ariko mara Imana izamfashe mbonera mugabo Patrice ngo nubwo ngiye yanguje ikibanza gusa naziyana nkacyubaka kubera ko yabonaga ntanga amakontake ntanga imodoka ntanga amapartement ahita yumva ko gusa kose muza musanzwe nshobora yari umuntu umushyashya muri cinema na utarasobanukirwa personage na personality yumva ko gusa kose ko nshobora kuba afite amafaranga ko nshobora kuba ntanga utuzu n'utumodoka abantu munsi nabana basa zangura ikibazo ngiye kwiyubakira nzabyimenyera ariko abandi murahura nyine yari umuntu w'umuturage utabimenyereye utabisobanukiwe atatanga n'umuntu guzi ko yambaye kandi ahora mu costume yari state minister ahora mu made in Rwanda donc abari smart nyina kumva akika kandi no mu kinari state minister yagusubiza yakubaza niko yego ni jewe kone nyina natangaye hari uwumva nyine kubona nyine agomba kubona no muzo busanzwe ari kumakomeza ariko iyo umwe muhuye ngahura gira akanyina atandukanya ya personalite na personage y'umuntu yakine muri film wenda aho ngaho nungani yasumuta cyane cyane nwango hari ukuntu abantu bakunda nyine wowe icyamamare muri garagara kuri televiziyo y'u Rwanda ujya ku YouTube ukabona film arimo ukagira ibyo n'izindi yaraziyoboye yarabijyana ni urumva ni izina rizwi ni izina rikomeye maze kubikirangirire muri cinema ariko mu by'ukuri bijyana n'icyo ukuramo icyo ukuramo kijya mu mufuka wawe kuko rimwe na rimwe hari igihe ibintu bigutumbagiza ukamenyekana ariko waca hari ukaba uri gutega igare amahirwe wenda wowe ariko aho ngaho no dushaka kumva mu by'ukuri ukwamamara muri cinema mu Rwanda bijyana n'ikinjira mu mufuka w'ubikora kuri kota yanjye yego kuko ubu none 2022 nshobora kuba amaze imyaka 4 nta kandi kazi nkora kaba ka leta kaba kandi kari kose uretse kwandika kuyobora no gukina film kazi nkora kandi mbayeho nk'uko abakozi bandi bakora RBA bakora presidence bakorera sepazu babayeho utarabasha kwibakira inzu abayikodesha kabasha kuyikodeshereza ufite inyabiziga ajya kuri station akamwe essence ugira abashyitsi baramusora kabone ibyo baha nanjye ubuzima mbayeho mbona amafaranga antunze kandi antunze neza nane mpamvu gusa cyabimfashije nuko namenyekanye nk'umukinnyi kubyo abantu b'inyuma kamera ntabwo bamenyekana cyane ubwamamare mfite imbere ya kamera ntabwo ari nk'uko mfite inyuma ya kamera ariko amafaranga menshi ntunze cyangwa se cyangwa mbona nyabona inyuma ya kamera kurenza imbere ya kamera nane mpamvu nk'iyo nk'umuvandimwe ambwiye ko mfite umwana ushaka kwinjira muri ibi bintu byo kwactinga wamfasha iki bitamugira inama ko ni byiza kwagaragaza impano ye ariko akeneye kubitwarisha no gushaka amafaranga najya muri technique ushobora gukina it's okay kuko umuntu ari cinematographer ntabwo yamuza gukina kuba Israel ari director ntimuza gukina ariko nzingo muri directing na writing niho nkora agafunga gafatika so imbere ya kamera harakumenyekanisha ariko nta mafaranga ari menshi nk'inyuma inyuma ya kamera ko hari technique urumva tuvuye nk'inyuma ya kamera director ushobora kuyobora filme zose zishobotse cyangwa zibonetse ariko umukinnyi ntabwo akina muri filme zose kuko it's all about casting ushobora kuba ni inshuti yapa ashaka gukina film hakuba ko ndikora film y'abana kuri secondaire singu casting ko nkeneye abana bakiri batoya ariko director wayobora projet yose ya film kumeze kose wayobora ariko umukinnyi wa film ntabwo yakina muri buri film yose ibonetse bisaba ni genre ya film ni nabaye ba personage bakenewe hanyuma casting se iramuha amahirwe yo kwakina so uri umuntu mukuru bimazemo igihe uyu munsi urebye abajene cinema bamaze kuyumva bashaka kuyijyamo usanga tendance ari kujya hehe tendance benshi no kujya muri acting imbere ya kamera why abajene benshi bakunda fame kurenza ikofi akirengagiza ko ya fame iramubuza kujya muri kwasteri kandi ari amafaranga afite ngo ufite sengsa ariko ntushaka kujya muri kwasteri kandi amafaranga afite kubera ko nujya muri kwasteri aba urishyiramo ko audience abafana bawe tuzi ko byiza afite nk'ave bitima wakawutega kamantu kaguruka ariko iyo byakiriwe abafana bakamenya ko ushaka kugenda muri kwasteri nta kintu twaye ariko wa muje narumva ashaka ikintu gituma amenyekana tuexe tumbone ko nagiye muri film zigenda umustar muri quartier bamenye ngo wa muniga sigaye cya kuri televiziyo y'igihugu ariko ni iki kinjira mu ikofi ni byiza
ku umustar ariko ku mugani wawe uba ari umustar bikaba proportionnel ni kofi aho nta kibazo niyo mpamvu jewe nubwo nkina ariko nankuraje abajene bakira toya kwinjiramo ariko byibuza afite nk'ikintu cy'itechnique akoramo nka serugendo wiwanje serugendo yaje umukozi kwa George hamwe serugendo umwana ukiri mutoya ukine kugira ikintu wiga cy'itechnique iga grip iga sound iga kugira ngo mu gihe utabona umwanya gukina cyangwa ukina bya bintu bya technique bazakurekaramo umwana ukiri muto ufite imbaraga wabikora ubu ngubu bari mu bantu bafata sound bizewe dufite hano muri kino gihugu mu gihe cy'imyaka 2 gusa kubera ko yakunze kamera kujya imbere ya kamera ariko giye nk'umudirector none urenze ku umudirector nk'umubyeyi nk'intore sanga umwana afite avenir amutse arikoze byose akajya technique akajya no kuri kamera niyo film ntabwo ibishye ariko akagira no ubyo abona mu dufaranga dufatika. Mbere yo kwenda twakira ibibazo by'abantu reka turebe sinema y'u Rwanda muri rusange. Uyu munsi araho igeze wenda televiziyo yacu hano iragura amafilime hari izindi platforms zitandukanye ziri kugenda zigura amafilime hari ibyo biri technique bamwe muri kubona naho mu byiga ndabona tangira byano kwirwanaho bitandukanye nuko wenda ubu bimeze mu maso yawe nk'umuntu bimazemo igihe uruganda muri rusange rwa sinema ruhagaze rute imbogamizi rugihura nazo ni izihe ariko kandi icyo ubona nk'igisubizo kugira ngo uyu munsi uru ruganda rwa sinema tube turubona nk'uko wenda tubona izindi nganda ari uruganda ururimo utagira inama ati wa mwana we igire muri technique aho gukina cyangwa se kina ariko unafite n'ikindi kuburyo icyajyamo cyose kiba ari ikintu kinjiza umushoramari azagashora akunguka. Reka mpere wenda kuri kimwe aho uruganda rwa sinema ruhagaze ntabwo biri kure cyane yaho n'izindi nganda z'ubuhanzi kuko kuri ubu ngubu n'abanyarwanda bakeneye kubimenya. Creative industry ni sector ya 16 mu Rwanda yemejwe nka sector ishobora gutanga ubukungu. Ibi byatumye hajyaho imbaraga zo kubaka cyane inzego twubatse inzego z'ubuhanzi dufite Rwanda Art Council. Rwanda Art Council igizwe na federation zitandukanye harimo ya muzika harimo ya film harimo ya performing arts ni federation zitandukanye ariko zose zitahuzira n'ubuhanzi. Ibyo ngibyo uyobora yanyu Ndahiro atande kubakurikira ndamusuje cyane Monsieur Ndahiro ni president wa federation ya sinema. Tumaze kubaka izo nzego ko icyambere burya n'izindi nganda zo mu bindi bihugu zikura iyo habaye icyo political will volonté politique ubushake bwa politiki ko abapoliticiens babyumva cyangwa se abafata ibyemezo bikora ku buzima bw'abaturage babyumva bagifatanye nk'ikintu gifite agaciro. Ntekereza ko kugeza ubu ngubu hani wacu mu Rwanda politique volonté politique irahari kuko niba badufasha kubaka izo nzego nuko ubushake bwa politiki buhari. Niba ubu ngubu Rwanda Day idashobora kuba hatagiye umuhanzi nuko guverinoma y'u Rwanda igihugu cy'u Rwanda gishyikira umuziki cyemera ko mu buzima bw'umuntu umuziki ari ikintu cy'ingenzi. Kuba televiziyo y'igihugu televiziyo nationale ifite filime zigera muri 4 itambutse nuko yemera ko na filime z'abanyarwanda ku rwego rwazo ariko zirahari kandi zikeneye kuba promoted kandi kuba promoted nta kuri nuko televiziyo Rwanda izereka abanyarwanda kugira ngo twerekane za Hollywood n'ahandi bafite televiziyo filime zigera muri 4 ni ikintu iyo volonté politique irahari kandi turashima aho bigeze. Ikibura ni iki sasa iyo hamaze kuboneka volonté politique habagiyeho ibijyanye n'amategeko agenga abantu bakora bwa buhanzi amategeko agenga ubuhanzi agenga ibihangano agenga diffusion zabyo ibyo nibyo dukeneye ku ngubu nonaha leta idufasha kugira ngo wende ejo bizatunge bizakiza abantu kubwira abantu bira niva ngo ni mpamvu muzatungwa n'imirimo y'intoki zanyu. Ubu ntabwo umuntu akwiye kuba hashaka gutunga akwiye kuba hashaka gukizwa ko gutungwa no kurya no kunywa no kuryama ntabwo rero ibyo umuntu akwiye gukora ntabwo nakwiye gukorera ibintu umuntu akwiye gukizwa n'imirimo y'intoki cyangwa se imirimo y'ubwonko bwiwe. Yanye n'amategeko gute nko mu bindi bihugu ubusanga hari itegeko rigenga diffusion y'igihangano. Ese indirimbo X radio is playing umuhanzi yungukira yo radio ya playing indirimbo yanjye genungukira yo televiziyo ya playing filme yanjye genungukira. That's one. Two, mu bihugu byinshi usanga bashyiraho umubare pourcentage y'ibihangano by'ibinyamahanga biba diffusé na pourcentage y'ibi local biba diffusé. Niba tuvye tuvuga ngo televiziyo y'igihugu
igomba kwerekana film 40% z'inyamahanga, 60% they have to be local. Niba ari itegeko ryanditse riri hariya rizwi rigomba kuba gukurikizwa, icyo gihe televiziyo nta yandi mahitamo ifite no gushaka za film. Kuzishaka ni iki? Ça implique aba producers, ça implique directors, ça implique actors, ça implique akazi kanini kabaye created. Kuko kugira ngo uzahaze televiziyo runaka uyihe 60% ya content za filme, bisaka abantu bagakora ari benshi, akazi kakaba karatanzwe, nuko inganda zo mu bindi bihugu zigenda zikura. Ugasanga ari projet nka 50 za filme zihoraho, zimwe zica kuri TV1, izindi zica kuko niba TV1 iva ngo nta yandi mahitamo mfite yo gushaka filme ziroko, kuko hari itegeko ribinsaba ko mu nyuma kudifiza hagomba kuba hari n'iri lokale. Nta yandi mahitamo afite no kuzishaka. Kwa kuzishaka no gutanga imirimo. Kwa gutanga imirimo niko gihugu kigenda kizamuka, niko rwa Rwanda rugenda ruzamuka. Hanyuma ushobora gusanga byajya kuri rwa rwego rw'umuntu akira film adakina gukora technique, ariko azi ngo mfite projet ebyiri nkina mu buryo buri permanent mu Rwanda, nishigwa yangaya kuri buri sezo azantunga pana kuntu gusa azangiza. Ko sigengira ntimukifuze gutungwa n'ibintu, mwifuze gukizwa n'ibintu. Bya gutungwa ntabwo ari ikintu gisona neza. Turi mu gihe cyo gukira pana gutungwa no kurya no kunywa no kuryama, ibyo ntabwo biba bihagije. Ni icyo nifuza ko naho nifuza ko ibintu bigana. Decision makers nkunda kubivuga kandi sima mvuze nabi, unyumva kandi abyumve neza ari bari mu decision maker cyangwa se araho bafatira ibyemezo. Ibi turabyubaka kubera urubyiruko rwacu rurimo ruravuka, rutuma turarira abo rutuma turabyara. Kuko ejo niba hari minisitiri kunyuma nta mwana wazaba minister, niba hari umuganga kunyuma nta mwana wazamuganga, niba hari umuganga ntabwo bose bazabaganga. Hari ubwo umwana wazakina akora film, dufasha kuri amategeko atuma umwana wazakora film igeze ahantu heza imukize. Niba uri muri posiyo kuba wafatira icyemezo, bikorere kubw'urubyiruko rw'Abanyarwanda, kubwo abana b'Abanyarwanda ejo bumva bashaka kuzisanga muri sinema ibakiza, bashaka kuzisanga mu muziki ubakiza. Ikindi kera abantu bafataga amakina film nk'ahantu nyine babuze ibindi, ariko burya ntabwo ari byo. Burya umunyamuziki, umukinnyi wa film, umukinnyi wa comedy, uri umugabo n'ubwo utabikunda, atunze morale y'umugore wawe cyangwa abana bawe. Aramutse ageze iwawe komanza akinjira yambaye inkweto bazikuramo yo kurenza mbere, niwe babanza. No kuvuga ngo wa muntu afashe runini. Niba akora indirimbo Abanyarwanda bakayikunda, afite ibyo agaburira ubwonko bw'Abanyarwanda. Uwo muntu rero ntabwo ari umuntu guterana. Uwo muntu ni wa wundi ukeneye guteza ngo uyu muntu ese afite amategeko amugenga, ese afite amategeko agenga ibyo akora n'uburyo abikoramo. Bya bindi byose bikazamuka, bigatuma uruganda rugeraho nyine ruba rufite ibirugenga, ababikora bafite ibagi. Donc ku buryo ubona nyine bigira hano uvuga ngo nakazi gukora umuziki, nakazi kantunze, nakazi gakanyije, nakazi gatanga imisoro ku gihugu, nakazi gafite rubanda mu maboko. Hanyuma